Ndagusuje kandi nguhaye ikaze ku Nkomangiro TV, ahantu uri hagiye hatandukanye wumve ko nguhaye ikaze kandi nizere ko mumeze neza. Abantu batameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Uyu munsi bishobora kuba byanze ariko ejo byakwemera. Icyo nakubwira nshuti yanjye, ntukihebe ujye uhumeka umwuka w'abazima, ntukihebe igihe cyose utari ku munota wa nyuma. Burya n'umuntu uri ku munota wa nyuma ntaho Imana itakura umuntu nawe ajya ava kuri uwo munota akongera akabaho. Icyo nakubwira, gira ibyiringiro wumve ko ibitakunze uyu munsi ejo bizemera. Ndabashimira ku bwa video naraye nkoze, mwayikurikiye muri benshi kandi nshishikariza abantu kuzajya mugira gute mukoresha iyi miti mbabwira. Ntabwo ndi hano kugira ngo mbabeshye, ntabwo ndi hano kugira ngo nshyire ubuzima bwanyu mu kaga, sibyo? Nubikora kandi ubyizeye, ndabizi neza ko Imana izakorera muri ibyo nababwiye, maze mugakira indwara zimwe na zimwe tujya duhura nazo mu buzima. Rero hari abantu benshi banyandikiye barambwira ngo noneho nimbabwire umuti bashobora kwifashisha igihe bafite abana banyara ku buriri. Usanga hari nuba ari mukuru kandi icyo kibazo kikamubaho. Rero ndi hano kugira ngo nkubwire icyo ushobora gukora, hanyuma ukongera ugasubira mu buzima busanzwe. Nubikora nkuko ndi bubikubwire, nshishikariza abantu kutazajya mutarutsa video, cyane cyane nk'iyi miti. Hari igihe mutarutsa video wagenda wabikora nabi ko ntabikubwiye, ubwo rero ukambureyiminga. Ntabwo ari byo rwose, jya ureba video irangire. Ntabwo njya nkora amavideo maremare, niyo mpamvu rero nkusaba ngo ujye ureba video irangire umenye uko ufata uyu muti. Ukigera ahangaha cyangwa se niba ari ubwa mbere unkurikiye, kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mujye mwibuka gutanga like na comment, muvuge ibyo nzabafasha cyangwa se nzababwira. Icyo nzi nzakibabwira, icyo ntazi ntuzandenganye, ariko nzajya nza hano babwira ikintu nzi neza. So rero ku muti tugiye kuganiraho, ni umuti twakwifashisha kugira ngo abana bacu cyangwa se umuntu ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri anakuze abe yabihagarika. Usanga ari ikibazo gikomeye, ukabona nta matera ikibi iwawe, ukabona ibintu byabaye bibi cyane, ariko nukoresha uyu muti ndi kukubwira, ndabizi neza yuko uzagira gute uzakira. Ndetse n'undi ngiye kukubwira, uyu ni wo wa mbere nkubwiye. Uyu muti bawita urwiri, twese turaruzi cyane ko tumaze iminsi tunawuvugaho ku bantu bankurikira ko uvura umugongo. Ni byinshi ku rwiri, sibyo? Noneho rero uko wawutegura kugira ngo abana bawe bakire kunyara ku buriri, ufata runo rwiri, urarubona, noneho ugakuraho tuno tubabi twose nyine ukadukuraho, hanyuma ukaturonga. Wamara kuturonga ukadusekura, wamara kudusekura ukaduteka wafashe twinshi tungana nkuko. Urumva tuno ni dukeya, ufata twinshi ku buryo twuzura ibiganza byombi. Wamara kudusekura ukadushyira mu gasafuriya, ugashyiramo litiro y'amazi. Aya mazi ukayaha umwana agiye hehe, ukayahereza umwana agiye kuryama cyangwa se mu gitondo, saa sita na nijoro, ukamuhereza. Ndabizi neza ko wamenina, uratuminina, uba wadutetse mu mazi muri litiro, nakubwira urugero uzakoresha, hanyuma ukamenina ugahereza umwana. Ikindi kintu ushobora kwifashisha ni ibibabi by'isombe. Ibibabi by'isombe mwari muzi yuko nabyo bituma abantu batanyara ku buriri. Urabifata, ntabwo nkubwiye iby'imyumbati, by'isombe, ukabiteka nk'uteka umucyayicyayi. Warangiza ubwo n'amazi yawo, warangiza utwo tuzi akanywa agakombe gatoya, sibyo? Warangiza ukamuha agakombe rimwe ku munsi uwo nguwo w'isombe. Kunyara ku buriri bizahagarara niba utabona uru rwiri. Dore n'aha mfite agafu kagiyemo utu twatsi tw'urwiri. Ndizera muri kukabona. Aka gafu rero ni imbuto z'ipapayi. Imbuto z'ipapayi nazo
uba waguze ipapayi, ushobora kuba utabona urwiri, ushobora kuba utabona ibibabi by'isombe, ariko ukabona ipapayi mu isoko ahantu bacuruza imbuto. Ziriya mbuto rero kuzita ni ikosa, urazumisha warangiza ukazazisekura ugakuramo agafu nk'aka ngaka nkweretse, ukazajya ukorogera umwana mu gikoma, birarura, ushyiramo duke ukamukorogera akanywa nk'umuti, noneho kunyara ku buriri kwe bigashira. Uzabigerageze uzambwira. Ikindi ni uko ngomba kukubwira ngo gerageza wikunda guha abana bawe amashokora. Usanga ari byo bintu twamenyereje abana, amashokora uretse kwica amenyo cyane, ahubwo anabamo isukari nyinshi atuma abana bashobora kuba banyara ku buriri. Ni byiza rero kumenyereza abana isukari nke, ntimukirogere babyeyi, sibyo? Ntabwo kunywa isukari nyinshi ari ubusirimu. Gerageza wigishe abana bawe kunywa igikoma cyangwa se icyayi kirimo agasukari gakeya. Kandi n'iriya sukari itagiye y'abadiyabetike nayo ni nziza, ushobora kuyikoresha n'ubwo ihenda, ariko rwose ino sukari mwari muzi yuko igwingiza ubwenge? Ushaka amakuru kuri ibyo nzayakubwira, ntuntere ibuye, kuko kunywa isukari nyinshi ni bibi pe. Ndizera izi zo mu nganda cyangwa ukamuha amaji yo mu nganda ni bibi. Gerageza ubihagarike, hanyuma ukoresha ibi bintu nkubwiye neza nk'uko mbikubwiye. Uzajya umukorogera mu gikoma kano gafu, sibyo? Nurangiza kumukorogera mu gikoma kano gafu, icyo uzakora uzajya umuha, nakubwiye ko birura, sibyo? Nakubwiye ko birura. Ni ukwitonda ukamuha dukeya, ntacyo byamutwara, ariko nyine birarura. Akanywa dukeya ukabikora rwose. Niba nyara ku buriri buri munsi ubikore, uzambwira. Abo nabibwiye, dore nanjye mba ntufite. Hari igihe umwana ashobora kuza kunsura ugasanga afite icyo kibazo, itamukorogera mu gikoma, yataha iwabo bakavuga ngo ese wahaye iki abana bacu ko batanyara ku buriri? Ugasanga rero aje hano yanyaraga ku buriri, ariko nawe umukubita akanyara wenda iryo joro, ariko irikurikiyeho ntanyarire ku buriri. Ubwo rero namwe mutugire iwanyu mujye mubaha. Ntabwo hano naje kubeshya, mbisubiremo, hari abantu batabyumva neza. Bikore bino bintu, ni umuti ukomeye Imana yaduhaye ibimera kugira ngo bidufashe. Bikore, yaba amazi y'urwiri, yaba amazi y'ibibabi by'isombe utasekuye, yaba izi mbuto z'ipapayi, bivura kunyara ku buriri pe. Bikore uzambwira, sibyo? Hari abantu bambwiye ngo mbabwire umuti bashobora kwifashisha kugira ngo babone ibihe byabo cyangwa se ukwezi kwabo, imihango mu kinyarwanda. Inshuti zanjye, ejo tubane mu kiganiro nzabakorera, mbabwire umuti mugomba gukoresha, mukagira gute, mukagarura ibihe byanyu, mukongera mukabona periods zanyu, mukagubwa neza cyane. Niba rero utarakanda subscribe, wenda watarukije cyangwa aribwo ukihagera, ibuka kuyikanda. Subscribe niyo ngusabye, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda, Imana ikandusha.